nari mu bana b'abahanuzi. Ejo hari umwe muri mwebwe wari wambaza ngo si ishuri ry'abahanuzi twicaye hariya, ngo ishuri ry'abana b'abahanuzi ngo ubwo biga giki, ngo hari ubuhanuzi barabwiga. Ni ukuvuga ngo noneho Amosi aravuga ngo njyewe yarambonye gusa irantoranya, ntabwo nari umuhanuzi, nta nubwo no muri kategori y'abana b'abahanuzi ku buryo wenda iba yarashingiye aho ngaho ikavuga ngo ndi umwana w'umuhanuzi, ngo ahubwo nari umushumba. Amosi ajya agaragaza yuko Imana itagitoranya ishingiye ku bushobozi bw'umuntu, idashingiye ku mateka yawe, idashingiye n'aho ukomoka. Ngo nari umushumba, ngo kandi nari n'umuhinzi. Yari umuntu ukiri, murumva yari umuntu ukomeye cyane. Ntabwo yari umuntu ukomeye, ngo yari umushumba. Akaba mu yandi magambo Imana yamusanze mu cyaro, ngo najyaga mpinga, niko avuga ngo ngahinga imitini, ngo Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, ngo maze Uwiteka arambwira ngo ngwino ngutume, ngwino ugende. Uzi ko Imana izisanga n'umuntu mu kiraro, ikagusanga no mu murima, ntayitosanga umuntu, ariko yo gusanga no mu ishuri, yo gusanga no muri kaminuza. Paulo we yaravuze mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abikorinto igice cya 2 umurongo wa 26, aravuga ngo maze rero ngo mujye muzirikana umuhamagaro wanyu, ngo kuko abatoranyijwe bo muri iyi si atari abakomeye gusa, ngo mu banyabwenge si benshi ariko barimo. Yaravuze ngo si benshi ariko barimo, ngo n'imfura zo muri iyi si nazo si nyinshi ariko bivuga ko mu mfura z'isi harimo bakeya. Ariko ngo no mu bakomeye bo muri iyi si nabo si benshi, ngo ahubwo Imana yatoranyije uko ishaka, ngo yatoranyije n'abaswa, ngo itoranya n'abanyantege nke, itoranya n'abo ngabo abantu batekereza ko badafite imbaraga, batazwi. Imana ngo yabikoreye iki? Yabikoreye kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ngo icyo nakoze nagikoze ku bwanje, ngo umuntu wese naje kwirata yirate Kristo. Haleluya. Umvishe ko Amosi yavuze, sindi muri kategori y'abakwiye guhamagarwa, ko ntari umuhanuzi, ko ntari n'umwana w'umuhanuzi. Akajya abwira uwo atari ko uzi ko yansanze mu murima nihingira imitini, ndagiye amatungo, aho ngaho niho yankuye, irampamagara irambwira ngo ninze nje kuyikorera. Natwe niho yadusanze. Pasiteri mu byo yavuze twaganiriye mu rugo na mama pasiteri barambaje ngo se nahamagawe gute, ndababwira ngo yansanze munsi y'igiti cy'umwembe ndimo ndahata imyumbati, ndimo ndaharura imyumbati, hari 8:00 kuma muri Kongo, urumva muri Byura, ku manywa 8:00 mpaye mparura imyumbati, irambwira ngo haguruka uje mu ivuga butumwa. Nimwumva ko ntayitosanga umuntu, ko murumva umugore waharura imyumbati ari umuntu ukomeye, uri aho ngaho munsi y'igiti nahunze izuba ku manywa, naho ngaho yansanze, ntayitosanga umuntu. Iyo ikubwiye ngo ugende rero ntizi kurekera aho ngaho, izigende igahamagara abo banyantege nke ariko ikabakomeza. Tuvuge ngo amen. Nanje muri abo baciriritse aho niho yansanze. Ntijya yita ukomoka, ntijya yita ku mateka yawe, izi gushaka ikaguhamagara ikagira ikigushinga. Muri uwo muhamagaro rero hari n'undi muhamagaro wa gatatu, hari undi muhamagaro wa gatatu. Muhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro bita ngo ni particular calling, ni ukuvuga ngo ni umuhamagaro bwite. Nababwiye umuhamagaro rusange general calling, babwira special calling umuhamagaro w'umwihariko, hanyuma particular calling ni ukuvuga ngo umuhamagaro bwite. Bwite ubwo bisobanura iki? Muri wa bandi special, ba bandi yahamagaye nkuko azika gushinga, nkuko yahamagaye Amosi kamugira umuhanuzi. Hanyuma nka kwa kundi yahamagaye Paulo na Petero bombi bari intumwa, bari abapotre, bari intumwa. Ariko bo bari bafite ibi byombi, bari bafite special calling, bari bafite umuhamagaro w'umwihariko, bagasura akagira bwite. Kubera iki? Munsi umwe yasanze, ejo narabibabwiye, yasanze Petero na Andrea barimo kurobira, babwira ngo nimuze mureke ako kazi ko kuroba nzabagira abarobyi b'abantu. Ariko hirya y'ibyo ngibyo urebe ukuntu Petero na Yohana nubwo bari basangiye, Petero na Paulo nubwo bari basangiye iyo titre y'uwo muhamagaro wo kuba intumwa bombi, ariko bari batandukanye, buri wese yari afite akiwe bwite. Uti gute? Paulo Imana yari yaramuhamagaye, yajyaga byivugira we wenyine, akavuga, iyo usomye nko mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 13, ajya agaragaza akavuga ngo Imana ngo yamuhamagaye kugira ngo abe ngo intumwa y'abanyamahanga. Yamuhamagaye kugira ngo abwirize ubutumwa abanyamahanga, Gentiles, abanyamahanga batari abanyesiraheli. Ndetse bazaga babipfa na Paulo na Petero. Petero we Imana yamuhamagaye gusa kugira ngo ajane ubutumwa muri bene wabo, ku buryo Petero na Paulo bagiraga impaka. Petero agashaka nko kubona ko Paulo yagize gute, yayobye. Ariko bari abantu batakebwe, uzubashaka mwiki. Ariko
Pawulo akamubwira ngo uwo niwo muhamagaro wanje bwite, abo nibo yanyeretse cyane, nibo yashize ku mutima wanje. Impaka zabo baje kuzikirizwa baje guhurira mu nama, umuzabisome mu byakozwe n'intumwa igice cya 15, bahura mu nama bakemura izo mpaka sinzi ijambo. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo murashobora mwese kuba mwarahamagawe. Tuvuge urugero, mwejo hari abadiyakoni 4 basengewe ahangaha. Urumva ko bafite umuhamagaro umwe wo gukorera Imana mu murimo wa diakoni. Ariko ushobora gusanga muri bariya 4 umwe afite akantu kiwe k'umwihariko. Uzasanga abantu baririmbana muri korali imwe, ariko buri muntu wese agira ikintu akunda kurenza ikindi. Ubwo ako kantu kawe kandi uzushiraho umutima ukumva utagakoze bitagenze neza, ako niko bita umuhamagaro bwite. Kabone nubwo mwamuri mu itorero rimwe ugasanga umuntu arimo arashaka ngo ariko ukumva umuntu arimo aratsindagira ngo ariko ngo uziko tutajya tugira ngo ituro ryo gufasha abakene. Ntuzagire ngo ni ikindi, uko niko kari mu mutima wiwe. Kandi mwese mufite icyo muhuriyeho mwahamagariwe, ariko ugasanga umuntu afite akiwe kagize gute kabwite. Niyo mwaba muri abashumba, umupastor umwe w'inshuti yanje yigeze kumbwira, kubera ko njya mbigerageza nkarangiza n'ubundi bivuze, naje gusanga nyine hari ukuntu kunguku umuntu yumva nk'ubu ngubu hari wangije kubwiriza, naje gusanga hari inyigisho nzansubiramo, sinshobora kubwiriza kabiri ntavuze abakene. Naje gusanga nk'ibintu biri mu mutima wanje. Noneho umupastor umwe aranyumva, arambwira n'inshuti yanjye, arambwira ngo ese pastor ngo ariko ngo wabaye umukene cyane, ngo buryo ngo mbega ngo ubuzima bwawe bwakera bwari ubukene, ngo ku buryo mukavuga abakene ukavuga abakene gusa. Urumva, ndamubwira ngo sinari umukene cyane kurenza abandi, ariko kandi ubwo niko kari mu mutima wanje. Kuko cyane impamvu nza mbivuga no kubera ko nzi mu ijuru Imana izatubaza umubare w'indirimbo twaririmbye. Izatubaza niko muri Matayo havuga, kandi ubwo deja mbigiyemo. Izatubaza muri Matayo 25:34 ukamanuka. Izatubaza ngo nari ndwaye mwaransura, nari nshonje murangaburira, ngo nari nambaye ubusa muranyambika, hanyuma ngo nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Tuzamubaza ngo ariko mwami, twigeze tukubona ryari uri muri iyo situation? Bazatubwira ngo babandi mwabikoreraga. Abo mwabikoreye nimba mwarakoze bimeze gutyo, abo bakoze ibyo ngibyo babonye abantu bari muri situation ikomeye bakagira icyo bakora. Azababwira ngo nimuze mwabanyamugisha mwebwe mugire gute muraga ubwami. Abandi nabo bazaza bitokeje bavuga ibindi, ababwire ngo nari ndwaye, nari nshonje, nari nambaye ubusa ntacyo mwamariye, ngo ababwire ngo nimumve imbere sinigeze ngira gute, sinigeze mbamenya. Nukuvuga ngo umunsi w'urubanza tuzapimirwa. Naramubwiye ngo niyo mpamvu nzambwira abantu hatazagira umuntu uzagera imbere y'urubanza akavuga ko tutamubwiye. Umunsi w'urubanza tuzapimirwa ku mirimo twakoreye babandi boroheje bo muri societe. Nanje ubu ngubu nubwo ndi umuvuga butumwa, njya nkunda kubivuga, nubwo ndi umuvuga butumwa nzenguruka ibihugu bitandukanye cyangwa mu matorero atandukanye, ariko nzirikana ko ku munsi w'urubanza ibingibi batari byo nzashira imbere. Nzashira imbere icyo nzerekana ko hari icyo nakoze ku guhindura ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu ubabaye ukamukura muri iyo situation ukamugeza ku buzima bwishimye. Amen. Ariko impamvu nari mbabwiye ngo umuhamagaro w'ubwite, ako kantu nyine kaba mu mutima wanje ku buryo niyo mbwirije imeze nk'inyikirizo nikiririza aho ngaho inka refuri. Noneho rero umuhamagaro w'ubwite nako kantu kari mu mutima, kandi nubwo muhuriye ku kintu ariko ukazawumva mu mutima wawe icyo nicyo ukora. Paulo yandikiye Abakorinto ba 2 igice cya 12 umurongo wa 4 kugera kwa 11, aravuga ngo yagabiye abantu bose uko ishatse. Bamwe ngo ibaha kugabura ijambo ryayo, abandi ngo ibaha kumenya, abandi ngo ibaha kwizera, abandi baha gukiza indwara, ibaha impano zitandukanye. Ubwo rero uko kuntu yahamagaye yagiye iha buri muntu wese akantu kiwe bwite. Nawe ifite icyo yaguhaye, kibazo ni ukutabimenya. Sibyo abantu benshi ntibazi icyo bahawe. Umubaje ngo se niki kiba mu mutima wawe ntiyo kumenya kugisobanurira. Nimba utakizi uzicara urebe icyo ukunda cyane, kizaba mu mutima wawe kikaguma kigusunika, cyangwa wagikora ukumva uranezerewe. Icyo ni cyo Imana yaguhaye, wowe niwo muhamagaro wawe bwite uzukora. None niki cyatumye Imana iduhamagara? Tuvuga impamvu zatumye Imana iduhamagara. Impamvu zatumye iduhamagara ni nyinshi. Impamvu ya mbere yatumye Imana iduhamagara, kuko yaduhamagaye muri iyi si kugira ngo tugire icyo dukora. Impamvu ya mbere Imana yaduhamagaye ni ukugira ngo tugende tugira gute twamamaza ishimwe ryayo. Iyo usomye Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo muri ubwoko bwatoranyijwe kandi
ngo muri n'abatambyi b'iby'ubwami ndetse ngo muri n'ishanga ryera, ngo abantu Imana yirongeye. Tuvuge ngo amen. Turi ubwoko bwatoranyije. Sinababwiye ngo twashizwe ku ruhande, yadukuye mu bandi, iradutoranya itugira ubwoko bwera, holy nation. Hari igihe twibona tukabona turasa n'abandi, ariko ntidusa nabo. Ijuru rizari tubona ko tudasa nabo, kuko yadushize ku ruhande. Hanyuma ngo itugira abatambyi. Icyo ni ikintu kiremereye. Itugira abatambyi. Ubwo ndimo navuga impamvu Imana yadutoranyije. Itugira abatambyi. Abatambyi kuki uyu mwanditsi avuga ngo yatugize abatambyi? Yatugize abatambyi kubera iki? Kuko mu isezerano rya kera abatambyi nibo bagiraga access yo kwegera imbere y'Imana, nibo bagiraga uburenganzira bwo kugera hera hera. Ariko Yesu Kristo amaze kubambwa, cya gisika cyatumaga abandi badafite uburenganzira bwo kwagera yagikuyeho. Amaze kugikuraho ngo twese twigerera. Umuntu wese imbere y'Imana aboneka ari umutambyi wihagije. Umuntu wese imbere y'Imana aboneka afite uburenganzira bwo kwigererayo. Umuntu wese imbere y'Imana aboneka yajyana umutwaro wiwe atanyuze ku wundi muntu. Haleluya. Kibazo dufite nuko n'ubu ngubu dufite abantu bamwe batigeze bamenya ko bafite uburenganzira bwo kwigerera imbere y'Imana, bagituma abandi. Cyo ni ikibazo cy'abatuma. Ariko hari n'ikibazo cy'abandi baza babagendera, nabo baza bashaka kubereka ko bo bafite uburenganzira buruta ubw'abandi. Hari ahantu mperuka kujya guterana ndi mu Rwanda. Umuvuga butumwa umwe aravuga ngo abahanuzi b'ubu ngubu ngo bari mu kudodadoda ngo jya paziya harya niki mu Kinyarwanda, wa mwenda wari ukingirije ahera, ngo bari mu kugerageza kuwudodadoda, ngo bakabuza abandi bantu nabo kwigererayo. Akakubwira ngo ngaho mbwira nje kukuvugira. Nuko ikibazo nabo ngabo bari mu kudodadoda ngo bahuze kugira ngo utagereyo, ariko nawe ufite ikibazo. Ese wewe ntiwamenye ko ya wa mwenda wari ukingirije ahera wari ugize gute? Wavuyeho ngo wigerereyo, ku buryo urinda gutuma abandi ngo bakugerereyo. None rero imaze kuduhamagara yaduhinduye abantu bakomeye, ubwoko bwera, ishanga ryera. Hanyuma itugira abatambyi. Dufite uburenganzira bwa bundi muririmbyi yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite uburenganzira bwo kwigererayo. Ariko ibyo byose yabikoreye iki? Uko kutugira ubwoko bwatoranijwe, uko kutugira ishanga ryera, uko kugira abatambyi b'iby'ubwami, hariho impamvu ni iyihe? Ngo kwari ukugira ngo twamamaze ishimwe ry'Imana. Haleluya. Twahamagawe kugira ngo, twarahamagawe turatoranywa kubera impamvu yihe? Kugira ngo twamamaze ishimwe ry'Imana, kugira ngo twamamaze ishimwe ry'Imana. Batese baryamamaza gute? Waryamamaza mu ijambo nk'uko ndimo kurivuga, waryamamaza mu ndirimbo, waryamamaza mu bikorwa ukoreye abandi. Icyo waba ukoreye umuntu wese ni ukuvuga ngo urimo uramamaza ishimwe ry'Imana. Hanyuma hariho iyindi mpamvu Imana yagize gute? Yaduhamagaye. Impamvu ya kabiri Imana yaduhamagaye ikadushira ku ruhande nuko isi iri mu mwijima. Umuhamagaro wacu ntabwo ari uwo kwicarana gutya ngo twicare mu itorero tubyine dusirimbe dutaha. Nukuzirikana ngo isi dutuyemo irimo ibibazo by'umwijima. Paulo yandikiye Abaefeso, kuko ariho turimo gukomeza kuvuga, mu gice cya 6 umurongo wa 12 arababwira ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ngo ahubwo dukirana n'abatware bafite ngo ubushobozi, ngo n'abategeka isi y'umwijima, ngo n'imyuka ngo y'ahantu ho mu ijuru. Urumva ko dutuye mu isi yuzuye imbaraga z'umwijima. Kubera iyo mpamvu Imana yaraduhamagaye kugira ngo muri iyo si y'umwijima twebwe tumurike. Ariko kandi yaraduhamagaye kugira ngo imbaraga twahawe za zindi zashizwe muri twebwe aba arizo zitsinda izo mbaraga za Satani. Haleluya. Iyo ni impamvu ikomeye rero kuba warahamagawe ugatoranywa. Ufite impamvu ya mbere yo kwamamaza ishimwe ry'Imana, ariko ufite n'impamvu ya kabiri yo kugira ngo ugire icyo ukora kugira ngo isi y'umwijima, isi yindi ituma abantu batsikamirwa n'ibyaha, iyi si y'umwijima ni iri mu gutuma abantu bayoba bakagenda mu byaha bitari bimwe na bimwe bitandukanye. Abasore, inkumi, abakecuru, ukabona abantu barayobye kabisa. Nta bandi bantu bazababwira inzira, nta bandi bantu bazamara uyu mwijima uri mu isi. Ni twebwe twahamagawe kugira ngo tugire gute? Tugire icyo dukora muri isi y'umwijima. Ariko impamvu ya gatatu twahamagawe, impamvu yaduhamagaye ikadutoranya ikatugira abo turi bo, nuko Bibiliya ivuga muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 36 ngo Yesu yarebye uko twari tumeze, ngo abonye abantu, ngo abona
ngo ari benshi. Icyo gihe nicyagiye yazaga yigisha abantu bakagenda bamukurikiye, ariko umunsi umwe ngo abarebye arabababarira, ngo abona bari bameze ngo nk'intama, ngo barushe cyane, ngo basandaye, ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Abantu bararushe mu isi. Impamvu twahamagawe ni ukugira ngo abo barushe n'abafite ibibazo baruhuke imitima kubera ko duhari. Amen. Abantu barashize. Ubona abantu bagenda ukagira ngo ni abantu, ariko buriya bararushe. Hari abantu bafite imvune zo mu mutima, hari abantu bafite agahinda, hari abantu bagenda n'intimba, hari abantu bagenda n'ubwoba, hari abandi bafite ibibazo byo ku mubiri, ibyo by'uburwayi, hari abafite ibibazo by'inzara, hari abantu abo ngabo Yesu ngo abarebye abanyujiyemo amaso, ngo abona bararushe cyane, abona ngo bameze nabi, bashonje, bameze nabi. Arabababarira ngo kuko ngo abitegereje yarababona basandaye mu mitima, badafite icyerekezo, ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Imana rero yaraduhamagaye kugira ngo abo batatanye mu bitekerezo, abo barushe, tubabwire ngo hari umuntu uruhura. Niyo mpamvu Yesu yaduhamagaye aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe ngo muze munsange. Abarushe, abafite agahinda tubabwire ngo dufite umukiza uruhura abarushe. Abafite umubabaro tubabwire ngo dufite umara umubabaro. Abafite agahinda tubabwire ngo hari ururutse imitima. Haleluya! Niyo mpamvu twahamagawe. Dufite inshingano rero, ntabwo twahamagawe ngo twicare. Kandi abo bantu barahari, ushobora no kumubona aho mukorana umwe gusa. Uzagira icyo ukora kubw'ubuzima bw'uwo muntu, ugarura ubuzima bwiwe. Kandi iki gihugu kirimo abantu bameze nabi. Nubwo mubona birukanka n'amamodoka, ariko benshi baba ku imiti ikomeye ngo ya za depression na za anxiety. Nta muntu wogira ibyo bibazo gutyo atamerewe nabi. N'ubu bakeneye mwebwe muhagarara iruhande rwabo, mwiriranwa nabo. Mwaje muri pause mugiye kunywa kofi, nibura ukamubwira akantu kamwe gusa karuhura umutima wiwe, umutima wiwe ukagira gute, ukaruhuka. Niyo mpamvu twahamagawe kugira ngo tubwire abarushe, abashonje, abaremerewe, abafite intimba ko Yesu agira gute, aruhura imitima yabo. Mpamvu ya kane twahamagawe ni ukubera ko turimo turakora mu gihe cya nyuma, turimo turakora igihe dukorera Imana ni kigufi cyane. Yohana igice cya 9, igihe dukorera Imana ni kigufi cyane, tugomba gukorana umwete. Yohana igice cya 9 umurongo wa 4 ni handi Yesu yakijije wa muntu wari uhumye. Bamubajije batese uyu muntu yavukanye ibibazo, ni ibyaha bye cyangwa ni iby'ababyeyi be? Ntiyabasubiza icyo ngicyo, arababwira ngo nukugira arababwira ngo kwari ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kugira ngo Imana yibahishe kuko yarazi ko agiye kumukiza. Ariko ageze ku murongo wa 4 ahita ababwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'abantumye hakiri kare, ngo dore burije. Nkwiye gukora umurimo w'abantumye hakiri ku manywa, ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Twahawe amahirwe yo guhamagarwa, duhabwa n'igihe kirekire gihagije cyo gukorera Imana. Reba nawe nkanje wavutse iwacu basenga, n'ubu nyine tukaba tukibirimo, urumva icyo gihe kidahagije. Nuvuga mu myaka maze y'ubuzima bwanje bwose irahagije kuba narakoreye Imana, ariko niyo nsigaje ngomba kuyikoresha neza. Twarahamagawe, ntabwo twahamagawe ngo utekereze ngo nzaba nkora, kukomeza wigizayo ngo nzaba nkora, ngo urabona ngo uyu mwaka ugatanga impamvu. Nta mpamvu nimwe ufite. Igihe ni kigufi, ntuzi ngo igihe cyawe ni ryari. Birashoboka ko usigaje imyaka 5 cyangwa se nishaka 10, ariko iyo myaka usigaje ntabwo ari iyo gupfusha ubusa. Ni ukumenya ko igihe ari kigufi ugomba kugikoresha neza. Amen. Ugakorera Imana, ukayikorera muri wa muhamagaro wawe bwite, mu muhamagaro bwite. Rimwe na rimwe tujya tuyikorera mu ibanga. Ubu ngubu noneho maze imyaka, uyu ni umwaka wa 2, nsobanukiwe n'indirimbo, iriya ndirimbo tujya turirimba ngo njewe ndi umukristo ngo mu mutima, 108. Nje ndi umukristo wo mu mutima. Nasobanukiwe iryo jambo ndatangara. Hari abantu bazi gukorera Imana mu mihamagaro yabo mu ibanga. Umukristo wo mu mutima ntaza ko iyo bagize gute, iyo babivuze. Niyo batabivuze aza yitwikira igihe abandi batarimo gukora, iwe agakora vuba, agakorana umwete. Ndi umukristo wo mu mutima. Hari umugabo waza gukorera Imana mu buryo bw'ibanga. Uwo muramuzi, ni rya jambo tuzadusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 10. Igice cya 10 umurongo wa 34 dukunda kurisoma twakiriye abashitsi. Ngo Petero aterura aya magambo
ngo menye neza. Uwo ni Koroneliyo. Koroneliyo buriya ntabwo yari umunyesiraheli, yari umunyamahanga. Kandi abanyamahanga ntibari bafite access ku masezerano, ntibari bafite n'ubukristo. Ariko urusengero rw'abanyesiraheli ukuntu bwari rwubatse, barazaga bakicara abandi ahangaha, abagabo bakicara imbere, abagore bakicara inyuma, ariko abanyamahanga nabo bakajiriya hirya nk'ariya muri parikingi. Abo ngabo ni nka kwa kundi abanyarwanda bazavuga ngo nta bukwe butagira abavumbi. No babaga baje kuvumba ibyo abanyesiraheli bahaba bakora. Noneho ngo baba bicaye hariya bakumva ibyo abanyesiraheli bahaba bakora, bavuga Imana yabo. Abanyesiraheli kugira ngo babinjize mu nzu bababwire iby'ijambo ry'Imana, ahubwo bakabita ngo ni abantu batinya Imana, God fearers. Nuko niko babitaga, ariko ntibajyari ngo babiteho bagire gute. Uwo mugabo rero yari umwe muri abo bavumzi bari barakunze Imana ya Isiraheli, ariko adafite uko abikora. Ariko yari yarayisobanukiwe agasenga mu ibanga. Bibiliya ivuga ngo agisenga ngo marayika aramubonekera aramubwira ngo amasengesho yawe yarumvikanye, ngo ariko ngo imirimo yawe yabaye urwibutso imbere y'Imana. Tuvuge ngo amen. Buriya ye amasengesho azajya mu matwi y'Imana, ariko imirimo twakoze ntizija mu matwi, izihagarara imbere y'Imana ikakomeza ivuga. Muzi yuko urwibutso ari ikintu kizagihagarara imbere kikaguma kikavuga none n'abazaza mu kindi gihe bakamenya ko icyo kintu cyabayeho. Imana ibwira Koroneliyo, iramubwira ngo ntabwo usijyare kudafite itorero ubarizwamo, nta hantu hadini ubarizwamo, ariko iyo usenze nyankumva imirimo uzikora. Kandi yagiraga imirimo y'ubuntu, ya yindi nababwiye tuzamurika imbere y'Imana, ngo yagiraga ubuntu, yafashaga abagowe. Iyo mirimo ihagarara imbere y'Imana nk'urwibutso. Iramubwira ngo ugisenga ngo narumvishije imirimo yawe ngo ihora ihagaze imbere yanjye nka kurya k'urwibutso, ntizazima, izahora ivuga. Tuvuge ngo amen. Murumva abakristo bo mu mutima atari babandi bo kuja kwiyerekana ahangaha ngo bimenyekane ko hari icyo bakoze. Hari abakristo baza bakorera mu ibanga, abakristo bafite umuhamagaro neza habe niyo nabe uko byagenda kose. Wowe ntuzurindira ngo bavuge iyo Imana yaguhamagaye ujya wumva kakandi kagusunitse ukaje gukora, nta muntu wagize gute, nta muntu wavuze. Niyo mpamvu Petero Imana iramubonekera amubwira ngo genda uje kwa Koroneliyo. Koroneliyo sinababwiye ko Petero yangaga abanyamahanga, yazaga bapinga akavuga ngo nta muntu utarakebwe wagira gute, wagira access ku masezerano. Ariko Imana iramubwira ngo genda, ni njyewe ugutumye, yo genda. Agezeyo byagenze gute? Niho yarebye asanga ibintu si biri bya bindi ibyo yibwiraga siko bimeze. Abwira Koroneliyo, aramubwira ngo Koroneliyo, ngo aterura amagambo aravuga ngo uyu munsi ngo noneho menye neza ngo yuko Imana yacu itarobanura ku butoni. Tuvuge ngo amen. Ntigirobanura ku butoni yeme, iyo igiye guhamagara ndirobanura. Iza kurebera mu mateka y'abantu bamwe ntituba twarageze nahanga. Iza kurobanura igahera none mu bakomeye ntitwari kuboneka abenshi muri twebwe, ariko iza guhera wenda no mu bindi ikagira n'ibindi shingiraho abenshi ntitwari kuboneka. Ariko ihamagaye izihamagara uko ishaka. Petero aravuga ngo menye neza noneho ndasobanukiwe, sobanukiwe ko Imana itazireba nk'abantu. Haleluya. Ntizireba nk'abantu. Jewe nazaga ngurebera mu mateka ya bene wanyu abanyamahanga, naho yo yamaze kugutahura kera kuri umukristo wo mu mutima, ngo menye neza ko mu mahanga yose abemera Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Haleluya. Birashoboka ko umuhamagaro wawe ufite mu mutima wawe utazamenyekana no mu itorero abantu ntibabimenye, nta kibazo. Si ngombwa ko babimenye ngo bagushiranga bagusengere. Upfa kuba hari akantu kari mu mutima wawe ujye ugakore no mu ibanga, habe niyo njyewe ndi umukristo wo mu mutima, nubwo abandi batabimenya wowe gusa ukuri. Umuhamagaro wawe ni uwuhe? Ni kuri murakorera Imana. Iyo Imana iduhamagaye, nari mvuze impamvu zo guhamagarwa n'izo ngizo, ariko iyo iduhamagaye bigenda gute? Iyo Imana iduhamagaye igitugenza gute? Hari ukundi tugenza. Muri Matayo haravuga ngo Imana muri nako reka wenda muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 19 ni hahandi Yesu yarahamagaye babandi akababwira ngo muze nzabagira abarobyi b'abantu. Iyo Imana iduhamagaye izitubumbabumba ikadukoresha icyo ishaka, izidukoresha icyo ishaka. Kuko yasanze Andereya na Petero ari arababwira ngo nimuze nzabakoresha ibyo ngiye wishatse. Noneho stimukira abarobyi ngiye kubagitegeka ngo murobe abantu. Naho Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 1 kugera ku wa 10 yaramubwiye ngo ubwira Abisirayeli ababwira ngo uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi ngo niko Isiraheli nayibumbabumbye nkayishira, niko Isiraheli imeze mu biganza byanjye. Iyo Imana iguhamagaye bigenda gute? Izi kugira icyo ishaka. Ntabwo
Paul yaravuze ngo ntituri abacu ngo twigenge. Iyo yaguhamagaye izi gukoresha ibyo ishaka, ikakugira icyo ugize gute, icyo ishaka. Mu yandi magambo uhinduka igikoresho mu biganza byayo, nka kwa kundi ibumba riba rimeze mu kiganza cy'umubumbyi. Umubumbyi azafata ibumba akarifinyanga, akaribumbabumba, akariha forma ashatse. Yashaka ko riba rirerire, yashaka kubumba inkono nini akayibumba, yashaka kubumba gatoya akakabumba, yashaka kugaha uko abishatse akaba ariko akagenza. Niko tumeze mu biganza byo yaduhamagaye. Iyo yaduhamagaye izidukoresha yo yonyine ibyigize gute, ibyishatse. Ntugahangayike ngo njewe, hari ukuntu tujya twitiranya ibintu tukajya tuvuga ngo njewe no mu masengesho yacu ngo ndashaka ngo uyu mwaka ngo Mana ngo ndashaka kugukorera, ngo ndashaka gukora ibi nibi. Urashaka kuyikorera ibi nibi, niki kikubwiye ko ari byishaka gukora? Iyi guhamagaye izi kugira icyo ishatse ikagukoresha icyo ushatse, icyo ishatse. Umunsi umwe ndimo kwigisha abanyeshuri, najyaga nigisha abanyeshuri bo muri kaminuza, ndimo kwigisha kandi abenshi muri bo babaga harimo abapastori n'abandi bazaba abapastori. Noneho umunyeshuri umwe arambaza ati noneho ati njewe mwarimu ndashaka iki kibazo nkubajije unsubize nka pastori ntusubize nka mwarimu, ati kuko uri umupastori. Noneho arambaza ngo ese ngo ni ryari umuntu azabwiriza akamenya ko abantu bafashijwe. Urumva ukuntu yambajije? Nuko nanjye ndamubwira nti none se ndamubwira ngo ngewe ibyo kumenya ko abantu bafashijwe ntibindeba. Sinshobora namubwira ngo icyo kibazo mbajije sindanagitekereza ngo ntahe mvuge ngo se abantu bafashijwe cyangwa ntibafashijwe. Ibyo birandeba ba kuba mwicaye aha birandeba ngo mwafashijwe cyangwa ntimwafashijwe. Ndamubwira ngo impamvu ntotekereza icyo kintu nuko ngewe iyo ngiye kuvuga ubutumwa ndi mu biganza bye, icyo nza nkora cyose, yaba ari ukuvuga ubutumwa, yaba ari no kwigisha n'ibindi nkora, no kuvuga ngo ngewe ndi mu biganza by'Imana. Naramubwiye ngo mu kiganza cy'Imana meze nka telekomande. Telekomande murayizi? Telekomande iyo wayibuze televiziyo ntiza yaka, siko bimeze? Iyo wayibuze televiziyo ntiza yaka, ni gatoya ariko gafite umumaro. Ariko kandi iyo gateretse ku meza nyiri telekomande ataraza ngo agakandeho, televiziyo nanone ntiyakwaka. No kuvuga ngo gafite agaciro igihe kari mu kiganza cya nyiri televiziyo, nibwo kagira agaciro. Ariko karambitse aho ngaho nta gaciro gafite. Ndamubwira ngo njewe mu kiganza cy'Imana meze nka telekomande. Nyiri bano bantu bicaye imbere yanjye niwe ushinzwe gukanda. None se nyiri televiziyo si uzi ukanda akavuga ngo arareba kuri YouTube, mu kanya akavuga ngo arareba amakuru ya France 24, mu kanya akavuga ngo arareba kuri TVR televiziyo Rwanda, mu kanya akareba ya BBC. Aho ushatse si uzi ukanda. Telekomande izayikanda yonyine ikavuga ngo irabigenza. Kurambaza ngo nzambwiriza abantu bagafashwa ryari, birandeba sibyo? Ntibindeba. Nyiri bantu ni uzi umenya ngo arakanda. Ngenza mvuga gusa nkameze nka telekomande, nakanda hagafashwa runaka birayireba. Amen. Iyo yaduhamagaye izi tumeze mu biganza byayo, tumeze nk'ibumba mu kiganza cy'umubumbyi. Izi duhamagara ikadukoresha icyo ishatse, aho ishakiye n'igihe ishakiye, ikagukoresha icyo ishatse. Twebwe iki dusaba gusa ni ukwitegura ngo turi ibikoresho mu biganza byayo. Ariko kandi niyo yaguhamagaye izi gushoboza, ntabwo yakureka. Ejo twarabivuze, ejo twaravuze ngo muri Kristo ngo azagira gute, ngo azaduha ubushizi bw'amanga. Noneho mu gitondo mwaririmbye, mu kanya muririmbye ngo ni Nasiri. Mpita nibuka iryo jambo twavuze ejo, iriya ndirimbo mbonye yaririmbye ni Nasiri naemo. Mfite ibanga mfitanye nayo, iryo banga twagiranye niryo rizarimpa ubutwari, inanipa ujasiri. Iryo banga ni ukuvuga ngo iyo imaze kukubumbabumba ikagukoresha icyo ishatse, ntizirekera aho ngaho, iziguha n'ubushobozi. Kuko abigishwa Yesu yarababwiye muri Yohana 14:16, arababwira ngo uko bizagenda kose umwuka wera nabageramo, azabaha ubushobozi mudasanganywe. Azaduha ubushobozi, akaduempoweringa, akadukoresha ibyo ashatse, ariko kandi akadutuma naho agize gute, naho ashatse. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo nk'uko data yantumye nanjye niko ngize gute,
niko mbatumye. Uko Yesu yantumye, uko data yantumye, nanjye niko ngize gute, niko mbatumye. Iyo aduhamagaye ntabwo azaturekera aho ngaho, azaduhamagara akadukoresha ibyo ishatse, yarangiza akaduha ubushobozi, ariko yarangiza akagira gute, akadutuma ngaho nimugende. Kavuga ngo nimugende munkorera, hagutumye aho ngaho ariho uzagira gute, ariho uzakorera. Imana iduha umugisha kandi ikomeza umuhamagaro wacu. Icyo yaguhamagariye aba arico uzakora. Ntuzifuze umuhamagaro wa mugenzi wawe, ntuzifuze ngo yaba narimeze nka kanaka. Guma wewe ukumeze, izagukoresha ikurikije icyo yaguhaye. Mwumvishe rya sengesho badusengeye hano mu gitondo, baravuze ngo Imana ngo Mana wadusengeye, yavuze ngo Mana ushimwe ko utazatubaza imbaraga utaduhaye, izakubaza icyo yaguhaye mu buryo yaguhamagayemo, icyo ni kizakubaza. Imana iduha umugisha kandi ihumugisha ijambo ryayo. Muhaguruke dusenge. Mana numeze nk'abantu ngutubwire ibinyoma, ndetse nukora nk'abantu wicuzi. Soza isezerano kugeza ibihe. Mana numeze nk'abantu ndetse nukora nk'abantu. Mana numeze nk'abantu ngutubwire ibinyoma, kandi numera nk'abantu wicuza ibyo. Usoza isezerano kugeza ibihe. Mana numeze nk'abantu soza isezerano kugeza ibihe. Mana